n'amakuru maravuga mu myidagaduro nuko Kiramani Pwamani Maskini wa mwana mume ibyo byabaye kakabaye icwende katoga aho umutinde yanika nirive inyende ibyago by'inyende no mu gihe cy'imvura ikanyerera. Kiramani mu gahinda kenshi n'amarira adashira yo kwarika nyuma yo kwibwa shene ze zose za YouTube. Ubu ngubu Kiramani ari mu marembera isani samwakumva yaniyahuye ariko aracyakumireka twumve ibye. Niyo nshuti ya Nick benshi bazi nka Kiramani ari kurira ayo kwarika nyuma yuko agabweho igitero n'abamwibye shene ze za YouTube yacishagaho filimi ze. Kiramani yari afite shene enye za YouTube yanyuzagaho ibihangano bye mu buryo butunguranye. Yagiye kubona abona zose zibwe ndetse na email zari zishamikiyeho zatwawe. Mu kiganiro yagiranye na Igihe yavuze ko nubwo atazi abamwibye sheni ze bamuhemukiye cyane kuko ariho yakuraga ibyo kurya bya buri munsi. Ati batwaye sheni zose ubu nta nimwe iriho kugeza ubu turi kurwana no kureba uko zakongera kugaruka nubwo bitoroshye kuko bambwiye ko bizatwara iminsi 5. ubu hashije ubu nahise mfungura ako ngiye kuba nkoresha ko gushyiraho udufilimi ndimo ndakora cyangwa utuvideo arimo arakora. Kiramani ahamya ko mu cyumweru kimwe yabaga asohoye amashusho arenga 30 kuri shene ze za YouTube, bityo ko aricyo cyatumye ahitamo kuba ashyize hanze indi. Ibi bibaye mu gihe Kiramani yari amaze iminsi yemeje ko ubutunzi yakuraga muri sinema bwagabanyutse bitewe n'uburwayi. Ati maze igihe nararembye muganga yansabye kuruhuka bihagije, mbonye ko ninjya mu byo kuruhuka abakozi banje memba bitazakunda nahise mbiha abantu bikurikirana ariko byose byarahombye kuko bamaze amezi 4 bafata amashusho ariko nayareba nkasanga rwose nta wamwimerere wanjye urimo. Mbonye bitari ku rwego nifuzaga mitamo kutabikoresha. Mashimwe Samuel Igihe akadomo.com.